munyemerere tubane muri iyi video igiye kugaruka kuri itsinda ryitwa Urbanboys ryatandukanye muri 2017 kubera amakimbirane yari ari hagati yabo yo kurwana ndetse no kubwirana nabi, kwikunda n'ibindi bitandukanye. Twe icyo iyi video igiye gukora no kugaragaza uko batangiye urugendo rwabo ndetse no kugeza ku munota wa nyuma ubwo batandukanaga, ndetse no kugaruka kuri tour muri iyi minsi bafite y'igitaramo bagiye gukora. Bibaza ibintu byose wambarije, ariko ngiye mbaze ikintu nsobanura kuri Safi, ariko ikintu navuga ni ukwikunda. Dore amateka yimbitse y'itsinda Urbanboys, rimwe mu matsinda akomeye yabayeho mu muziki nyarwanda. Itsinda Urbanboys ryari rigizwe n'abahanzi batatu, ari bo Nibikora Safi uzwi nka Safi Madiba, Mohamed Shimiyimana uzwi nka Nizoka Boss, James Manzi uzwi nka Hamba Jizo. Mu ntangiriro iri tsinda ryari rifite abanyamuryango batanu, ariko nyuma yaho haje gusigara abanyamuryango batatu, ndetse aba banyamuryango batatu nibo bamenyekanye cyane nka Urbanboys. Dore uko iri tsinda ryatangiye. Urbanboys yatangiye mu mwaka wa 2007 i Huye, aho bamwe mu banyamuryango bigaga. Indirimbo yabo ya mbere yitwaga Icyicaro. Iyi ndirimbo akaba ari nayo yabafunguriye amarembo mu muziki nyarwanda. Nyuma basohoye album yabo ya mbere muri 2008. Dore indirimbo zabamamaje cyane harimo Bibaye, Simubure, Kerere, Barahurura, Kubita, Show Me Love, Take Off, Sindi Umwana, Till I Die, Urara Haryana. Mu rugendo rwabo basohoye indirimbo zirenga 70, bakorana n'abanzi batandukanye bo mu Rwanda no mu bindi bihugu. Muri abo bahanzi harimo nka Jack Chandro, Radio, Wiso, Riderman, King James na Mico the Best. Iri tsinda Urbanboys ryatangiye muri 2007 ryaje gutangira kwegukana ibihembo. Mu bihembo begukanye harimo nka Selects Awards zirimo Artist of the Year, Best Group na Best Video n'ibindi. Iri munsi Guma Superstar, aho begukanye iri rushanwa ku nshuro ya 6. Ni nyuma yaho mu myaka yagiye ibanza bagiye bakunda kuza ku myanya ya kabiri. Dore impamvu batandukanye. Mu mpera za 2017 Safi Madiba yatangiye kuvuga ko avuye muri iri tsinda rya Urbanboys kugira ngo akore umuziki we ku giti cye. Hari hamaze igihe kinini cyane havugwa ko hagati ye na Nizo batumvikana, ndetse rimwe na rimwe bajya bacishanamo bakarwana. Hamba Jizo na Nizo bakomeje nk'abahanzi babiri, ubwo nibo bakomeje itsinda Urbanboys, ariko nabo ibikorwa by'itsinda byaje kugenda bihagarara. Byaje guhagarara cyane nyuma y'aho Hamba Jizo yimukiye muri Kenya. Gusa bimwe mu byatumye iri tsinda riza gucika intege cyane ni nyuma y'aho Safi Madiba yarabavuyemo, kandi uyu muhanzi Safi Madiba niwe wari ubagize cyane mu bijyanye no guhanga indirimbo. Yari umuntu wikundaga cyane ndetse agakunda n'ibyo akora, kandi agakunda na bagenzi be, ku buryo yumvaga iyi timu yakomeza ikazamuka. Dore uko nyuma y'icyo gihe bakomeje bagakora. Safi Madiba yakomeje gukora umuziki ku giti cye, Nizoka Boss nawe akora umuziki ku giti cye, Hamba Jizo nawe yakomeje gukora ibikorwa by'umuziki n'ubucuruzi. Mu mwaka wa 2026 Hamba Jizo yavuze ko agifite icyifuzo cyo kongera guhuza itsinda Urbanboys, ndetse ibyo yavuze koko ntibyatinze kuko byaje kugerwaho. Kuri uyu munsi rero bongeye barahura, ndetse vuba barabari mu gitaramo cya Iwacu Muzika kirabera i Rubavu. Baje gutangaza ko uko bazasa bitari byahishurwa, ngo ariko bagifite byinshi byo guha abanyarwanda. Ndabashimiye cyane abo banye natwe muri iyi video. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.